Imana ishimwe cyane kandi nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Tunezerwe cyane kandi no kongera kwiga ijambo ry'Imana. Ndibaza kandi ndibwira ko mwagize isabato nziza, abakirimo nizere ko mumeze neza, kandi n'abayishoje mu masaha yashize nizere ko namwe mumeze neza. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Tugiye kwigana amagambo akomeye cyane, amagambo Uwiteka yifuza ko tumenya kandi tukamenya aho duhagaze muri kino gihe gikomeye cyane. Uwiteka abadushaka umunota ku wundi, mureke gusa twumve kandi twumva avugana natwe. Iyi minsi iraruhije cyane, benshi bari kugenda bava mu nzira, benshi bari kugenda bava mu byo kwizerwa. Naho gusenga cyane rero kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe kandi tutaba mu mubare w'abagawa cyangwa se mu mubare w'abava mu byo kwizera, ahubwo tubishikamemo kandi tubishikamishemo umutima wose. Nibyo Imana yifuza ko twarangwa nabyo, nibyo Uwiteka adushakaho cyane. Ko ibihe nyine biraruhije, ibi biruhije abantu, abagenzi barimo kuva mu nzira, abantu bari kugenda bava mu byo kwizerwa. Ni ngombwa ko twumva umuburo w'Uwiteka, tukagendera ku byo yavuze, tukagendera ku ijambo rye uko byamera kose kugeza agarutse akaduhemba ikamba ry'ubugingo. Tugiye kwigana icyigisho gikomeye cyane kivuga ngo kwifatanya kw'itorero na leta cyangwa se kwifatanya kw'itorero n'isi ni ikintu Imana yanga urunuka. Mureke ko tujya mu cyigisho tubanze dusenga Imana, abishobokera tuba dupfukamye dusenge. Urakoze Data mwiza, Imana igira neza. Urakoze kandi ku bw'aka kanya tugiye kwiga ijambo ryawe, reka ari wowe uyobora. Uturinde umwanzi Satani watugwabiza ngo tutumve ibyawe, ari wowe utuyobora kandi tugirire neza. Twumve ijambo ryawe uko bikwiriye kandi riduhindure, riduhe kugenda nk'uko ubishaka. Tubari bya byose twakoze mu minsi yo kubaho kwacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye twizeye, amena. Mavandimwe nshuti z'umusaraba, turi mu gihe gikomeye cyane. Abantu benshi batangiye urugendo ariko ntibamenye iby'urwo rugendo. Abantu benshi bishimiye kuza mu itorero, bishimiye kuba mu mubare w'abana b'Imana, ariko birangira bataye umurongo cyangwa se batamenye icyo basabwa ngo ni igiki. Birangira bakomeje kuba mu itsinda runaka cyangwa se ahantu runaka, ariko imico y'uwo bavuga ko bizera itabarangwamo. Ikintu kibabaza Imana cyane kandi n'umutego wa Satani ukomeye. Hari isomo dusoma muri Bibiliya tugiye guheraho kino cyigisho cyacu, isomo rikomeye cyane kandi ni umuburo ukomeye kuri buri muntu wese witwa ko ari ubwoko bw'Imana, kuri buri muntu wese wumva ko ari mu batoranijwe n'Uwiteka. Ni umuburo ukomeye cyane kuri buri muntu wese ku isi aho ava akagera, wumva ko ari mu bwoko bw'Imana. Ni amagambo dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abakorinto igice cya 6 dore ku murongo wa 14. Haranditse ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye, nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye na Beliyali, iri ni irindi zina rya Satani risobanurwa ngo ububi. Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye umugabane? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo cyangwa ibigirwamana bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, no bazaba ubwoko bwanjye. Itegeko nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Muvandimwe, Uwiteka aratubona nk'abantu b'umwihariko, aratubona nk'abantu badasanzwe, ntago atubona nk'abantu b'agaciro gake, atubona nk'abantu b'umwihariko, atubona nk'abantu b'igiciro gikomeye cyane, igiciro kinini, kuko n'abantu yabyaje amaraso ye ikaruvari ku musaraba, n'abantu yishimiye yuko bitwa be binyuze mu kiguzi gikomeye cyane, ikiguzi cyo gupfa k'umwana w'Imana Yesu Kristo. Rero ni ngombwa kwita kuri uyu muhamagaro, ni ngombwa kumva ijwi ryitubwira ndetse tukumva ikitubuza n'ikidusaba. Ubundi
Abantu benshi bakunze kudatekereza cyane kuri iyi ngingo yitwa ubukristo. Iyi ngingo yitwa kuba umukristo. Reka mbaho urugero. Umukristo ameze nk'urumuri, ameze nk'itara rimurikira abandi, ameze nk'umucyo umurikira abandi, ameze nk'umucyo umurika mu mwijima. Ubwo abandi isi ni umwijima, maze umuntu wahitamo Kristo agahinduka umucyo, agahinduka urumuri rumurikira abo bandi. Bibiliya tubwiye ngo ntimukifatanye n'abo ngabo bitarangira namwe mubaye nkabo, kuko buriya urumuri iyo rushatse kwifatanya n'umwijima, nuko urwo rumuri rushatse gufata imico nk'iy'umwijima, nuko rwareka kumurika. Rumvikana? Nuko urumuri rwareka gutanga umucyo kugira ngo rwihuze n'umwijima. Ngiki cyo Bibiliya bitubuza, ngiki cy'ijambo ry'Imana ritubuza kwifatanya n'abatizera. Bivuze ngo biramutse bibayeho ko uwitwa ko ari ubwoko bw'Imana yifatanya n'utizera, aba yataye imico imwe agafata iyabo, maze ubabonye ukabona basa nta tandukaniro. Ijambo ry'Imana riti mbese umucyo n'umwijima bifitanye uwe mugabane? Byabana bite? Gukiranuka no gukiranirwa byafatana bite? Muvandimwe, ni ikintu gikomeye. Ntabwo umucyo n'umwijima bishobora guhura, ndetse ni nko gukiranuka no gukiranirwa nta kuntu byabana. Kimwe kiba kiri ukwacyo, ikindi ukwacyo. Rero biba ari akaga kubona umuntu witwa ko ari umukristo, umuntu w'Imana, hari aho yihuza n'iby'isi, hari aho yihuza no gukiranirwa. Ibi bintu Uwiteka ati ntimukabikore kuko ntabwo bifite aho bihurira. Baratubwira bati mbese Kristo ahuriye he na Beleyali? Muvandimwe, ab'isi bafite izindi mana basenga. Abantu batari mu Kristo, batari muri Kristo by'ukuri, abo bantu bafite ibindi byiringiro, bafite ahandi bashyize ibyiringiro, bafite izindi mana basenga. Niyo mpamvu twashizweho ngo tubure umuri kuri bo, tubamurikire, bave mu mwijima, bave mu byaha, bakira agakiza k'Uwiteka. Ariko haramutse habayeho gufatanya nabo, waba ugiye gufatanya ibidafatanika, waba ugiye gufatanya Kristo na Satani, kandi ibi bintu ntabwo bishobora guhura. Umwe ni umwanzi wundi. Satani ni umwanzi wa Kristo, kandi imico ya Kristo twabivuga ngo ni igisitaza, cyangwa se twavuga ngo iki? Twavuga ngo imico ya Kristo ni urubanza kuri Satani, nabwo iyo mico ihindukira intambara Satani, kuko ntibishobora guhura. None wowe witwa kuri umukristo, ese watushya, wakibeshya ukashaka guhuza ibyo bintu bidahura? Ijambo ry'Imana tubwiye ati ntimukabikore. Ahubwo harimo itegeko rikomeye cyane, harimo itegeko rikomeye. Baratubwiye ngo nuko muve hagati y'aba bandi. Muvandimwe, biratubwiye ngo niba hari aho wari ufite uhurira nabo, cyangwa se hari ubwo uwo wita ubwoko bw'Imana ufatanya n'abandi, ubavemo, muve hagati y'aba bandi. Niko Uwiteka avuga. Mwitandukanye nabo, kandi mwakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Muvandimwe, ijambo ry'Imana avuze ngo umuntu wese wita ko ari umukristo akwiriye kwitandukanya n'abanyabyaha, akwiriye kwitandukanya n'ab'isi. Nyine nta kuntu bakifatanya, ahubwo w'icyo ashinzwe ni ukubamurikira ngo bamenye ukuri, si ukwifatanya nabo mu migirire mibi ipfuye. Iki kintu kibaye ni umwanzi ku Mana, ni ikintu kibabaza Imana cyane ku rwego rwo hejuru ku buryo utabyumva. Ariko kandi ni ikintu gishimisha Satani cyane, kuko abazi ko agifitemo inyungu nyinshi. Ni ikintu gitangaje kandi gikomeye. Tugiye kwiga amagambo nababwiye avuga ngo kwifatanya kw'itorero n'isi ni ikintu Imana yanga. Itorero ni iki? Itorero, abantu benshi bavuze itorero, abenshi bumva aho basengera. Ubu uri umugatulika, ubu uri umupantekote, bavuze itorero uhita wumva rya dini ubarizwamo. Ubu uri umudivaniste, uhita wumva aho hantu. Mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ntabwo itorero ari abadivaniste, ntabwo itorero ari abapantekote, ntabwo itorero ari abahamya ba Yehova. Ahubwo itorero ni umuntu wese uri mu mwuka wa Kristo, ufatanya na Kristo ngo arokore isi. Ni umuntu wiyemeje kunga ubumwe na Yesu. Uyu muntu ahinduka umufatanyabikorwa w'ijuru, maze uyu muntu iyo abonetse agahuza n'ijuru, ababaye ubuturo bw'Imana mu isi. Reka ntange urugero rworoshye. Abahindutse ambasaderi w'Imana mu isi, ngira itorero ry'Imana. Kuba umuntu afite imico ya Kristo maze agahagarira ijuru mu isi, akaba intumwa y'ijuru mu isi. Reka ntange urugero rworoshye cyane kwibera ku isi. Ku isi dufite ibyicaro bitandukanye by'aba ambasaderi. No mu Rwanda harimo ibyicaro bitandukanye by'aba ambasaderi mu bihugu bitandukanye.
ariko iya ambasade ntabwo, wenda dufata urugero nk'Abahinde, ntabwo igihugu cy'Ubuhinde cyagira ambasaderi wacyo ufite ubwenegihugu w'Umutaliyani cyangwa se bw'Ubuyapani. Oya, ubwo ambasaderi w'icyo gihugu aba ari umwenegihugu w'igihugu cy'Ubuhinde. Ntabwo avuga ngo dufite ambasade mu Rwanda, ni muduhe umunyarwanda wo kutubera ambasaderi mu gihugu cyanyu. Oya, bazana uw'iwabo akaza mu Rwanda, kandi ahantu yahawe hari ambasade haba hameze nk'ahari mu Buhinde. Nubwo ari mu Rwanda ni nk'akicaro cyangwa twavuga ngo ni nka sample, ni urugero rw'uko Ubuhinde bumeze. Iyo ugeze iwabo mu Buhinde, iyo ugeze kuri ambasade uba umeze nk'ugeze mu Buhinde, uhasanga ururimi rw'Igihinde, uhasanga imyambaro y'Ubuhinde ndetse n'imico y'Ubuhinde, ndetse n'ibendera riba ari iry'Ubuhinde kandi ari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ikindi gihugu muri rusange. N'ibindi bihugu niko biba bimeze. Nta ambasade yabaho itagira ambasaderi, icyo gihe ambasade yaba idakora. Kandi ntabwo ambasaderi yabaho adafite aho akorera. Niyo mpamvu natwe Yesu yadutumye mu isi ngo tubere ab'isi umucyo, turi ba ambasaderi mu isi ba Kristo. Kandi nk'uko ambasade w'igihugu ataza mu gihugu afite imico y'ikindi gihugu, niko n'uwitwa ko ari umuntu w'Imana, itorero ry'Imana cyangwa se ubuturo bw'Imana butaba bufite imico y'isi, ngo maze uwo muntu yitera ikinya avuge ngo ndi itorero ry'Imana cyangwa se ndi mu itorero ry'Imana. Oya, uyu muntu uvuga ngo ni itorero ry'Imana cyangwa se ari mu itorero ry'Imana gutyo, ni umuntu ufite imico ya nyiri itorero. Mu itorero twayifashe nka ambasade, ni umuntu ufite imico ya nyiri itorero, ari we Yesu Kristo aje kumurikira ab'isi, aje guhagararira inyungu z'iby'ijuru mu isi. Bwa mbere nuko izo nyungu z'iby'ijuru muri we zirimo, arazizi, maze aje kuzihagararira mu isi. Ngiki icyitwa itorero. Ni abantu bose bari mu mwuka wa Kristo, bafite inshingano yo kumurikira ab'isi, bafite inshingano yo kubwira ab'isi ubuturo bwo mu ijuru, yo kubwira ab'isi aho babonera uburuhukiro. Ni nko gukundisha isi igihugu cyacu cy'ijuru, guhagararira inyungu z'igihugu cyacu mu isi. Ngiri itorero ry'Imana. Ubwo bivuze ngo kuko abantu benshi twize Bibiliya, tukiga igitabo cy'Ibyahishuwe, maze twakiga tugasanga itorero ry'Imana ryo mu gihe giheruka ni Laodikiya, maze twaza mu mwuka wa nyuma tugasanga n'Abadivanisi b'umunsi wa karindwi. Abantu benshi bahita bagenda muri icyo kigare bakibwira ko Abadivanisi b'umunsi wa karindwi bavuzwe hano ari za nsengero ubona. Mu by'ukuri ziriya zifite rumwe mu ruhare zishinzwe, ariko igituma zibaho nuko zirimo abantu bitwa ubuturo bw'Uwiteka. Nzatura hagati muri bo. Nuko izi nsengero, izi nzego twashyizeho zirimo abantu bari bahamagawe, bari bafite inshingano cyangwa se bafite inshingano zo gukorera Uwiteka. Ntabwo ari byo bigira abantu itorero, ahubwo abo bantu nibo bagira ibyo bintu kuba ibyo bifite agaciro, ibifite agaciro. Ubwo wumve ko itorero bwa mbere ni wowe rivuga, wowe na mugenzi wawe ni mwe itorero. Aho mwamubarizwa hose ntabwo itorero ry'Imana ribunaka, suko uba uri mu rusengero cyangwa se ahandi, ahubwo nuko ufite imico ya Kristo. Kuko akenshi usanga abantu benshi basimbuka aka kantu bakibwira yuko umuntu utari mu itsinda ryanyu atari mu itorero. Mu by'ukuri koko byashoboka, ariko icyo kureberaho suko atari mu itsinda ryanyu, ahubwo birashoboka ko umwe yaba ari mu itsinda ryanyu atari mu itorero ry'Imana uko tugiye kubireba, kandi byitwa ko ari mu itorero ry'Imana, ndetse tumufite no mu bitabo by'itorero, ariko ijuru rimufata nk'umunyamahanga utari mu itorero ry'Imana. Kandi mu bitabo by'itorero tumufite ndetse afite n'inshingano. Ahubwo umuntu tumubona ko ari mu itorero iy'amahame y'iby'ijuru, imico y'ijuru iyimurimo, ndetse akayimurikira abandi. Uwo muntu aba ari mu itorero ry'Imana, aba ari mu muryango w'abana b'Imana, aba ari mu bantu bahawe inshingano zo kuba ba ambasaderi mu isi. Itorero ni amahame y'Uwiteka. Itorero kuba mu itorero ni ukuba mu mahame y'Uwiteka, ni ukugendana imico ya Gikristo, ni ukugendana imico y'ijuru. Ubwo iyo ufite ibyo ngibyo bikwereka aho ugomba kubarizwa. Niba uri umugatolika ushaka kuba ubuturo bw'Uwiteka, ushaka kuba itorero ry'Imana, uziga imico y'ijuru, maze usanga hari bimwe wenda udakorera mu bugatolika bigutere kwakira ubutumwa bwose uko buri, maze uhinduke ubuturo bwera bw'Uwiteka. Impamvu abantu ahantu bahatinda ndetse ntibahumve nuko umuntu wamaze kubona iyi mico ya Gikristo muri iyi myaka iheruka yabonaga ko nta handi hantu agomba guteranira, nta bandi bantu agomba gufatanya nabo usibye Abadivanisi b'umunsi wa karindwi gusa. Abadivanisi b'umunsi wa karindwi bagomba gufatanya nabo abantu nabo babwamo n'umwuka w'Imana, umwuka wa Kristo. Si abantu barirwa mu rusengero. Niho abantu benshi baguye nko tugiye kubibona. Uwiteka atubashije kumva kino cyigisho, ndetse atume tuba ab'Imana by'ukuri,
twe kwifatanya n'isi kuko ni ikize mu maso y'Uwiteka. Ariko noneho uyu muntu umwe babiri bihurije hamwe bagira itsinda, maze iryo tsinda naryo ubwaryo rikomeza kwitwa itorero, ndetse rifite n'ubuyobozi. Ariko noneho tugiye kurebera hamwe ese itorero ryifatanya n'isi gute. Turahera ku muntu ku giti cye. Mbere yo gutekereza ku mukuru w'itorero, mbere yo gutekereza aho musengana, wowe ubwawe wihereho, kuko ni wowe itorero bwa mbere. Niba uvuga kuri umuntu wa Kristo, uri intumwa ya Kristo, ni wowe witwa kuri itorero bwa mbere. Tugiye kureba itorero ryifatanya n'ab'isi. Mbese niho tugiye kureba ngo umukristo yifatanya n'ab'isi. Biragenda bijya no mu nzego, tusange n'inzego zifatanya n'ab'isi, cyangwa se dusange zarigeze. Wenda uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Uwiteka dufashe kubyumva. Muvandimwe, aka kantu Satani ari kukiba abantu muri kino gihe, kuko azi neza yuko kari mu mutego, azi neza yuko ari umutego mushibukano, azi neza yuko aramutse yumvishije abantu yuko we bitamureba, akavuga ngo bavuze itorero nsengeramo ko dore byakoze birana biriya. Mu by'ukuri koko biba byakozwe kandi tugomba kubivuga, ariko by'umwihariko ni wowe ku giti cyawe ububwirwa, wowe nkawe ubwawe. Nubwo n'ibindi nabyo utabirenze ingohe, ugomba kubireba, ariko bireba ubwa kabiri. Ubwa mbere ni wowe wisuzuma. Reka tugende mu nyandiko mu mwuka w'ubuhanuzi. Tugiye kugira amagambo mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, amagambo ari mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Abafite iki mfite angaha imbere yanjye ni kuri page, muri kino gitabo mfite inyandiko z'ibanze, ni kuri page itorero ry'iyunga n'isi cyangwa se ryunga ubumwe n'isi. Reka mbarangire page mwasoma ayo magambo. Afite kino cyasohotse muri 2019, ni kuri page itorero ryunga ubumwe n'isi 175. Niho murasanga ayo magambo. Gusa ngiye no kuyabasangiza kuri screen kugira ngo twese tuyumve. Itorero ryunga ubumwe n'isi, abitwa ko ubwoko bw'Imana bifatanya n'isi, kandi bafite itegeko ribabuza kwifatanya n'isi, kuko bifatanya n'isi ni ukuzimya urumuri. Yesu aravuga ngo itorero ry'Imana cyangwa se umuntu wabwamo n'umwuka w'Imana ngameze nk'inyubako yubatswe hejuru y'umudugudu, ni nk'umudugudu watswe hejuru y'umusozi. Ngo uyu mudugudu ntabwo ubasha kuhishira. Kugira ngo rero wifatanye n'isi wihishire, nuko iyo nyubako yasenyuka ikajya kubakwa mu kibaya, hari n'izindi nyubako zigaragara. Mbese ukaba utamenya ngo iyi nzu ni iyande, iyi ni iyande. Ariko iyo yubatswe hejuru y'impinga y'umusozi ntabwo ibasha kuyishira, cyangwa se n'urumuri rudatwikirijwe intonga. Ariko iyo umuntu ashatse kwifatanya n'ab'isi, agira ibyo atwikira ku buryo bitagaragara ko ari uw'umwihariko. Inyandiko z'ibanze, bige ayo magambo. Inyandiko z'ibanze, itorero ryunga ubumwe n'isi. Hanyuma y'ibi nabonye Satani ajya inama n'abamarayika be, maze bagenzura ibyo bagezeho. Satani hari ubwo yarebye mu itorero, arareba asanga hari ibyo bagezeho. Niba iki yagenzuye? Turabizi neza ko itorero ryanyuze mu bihe bitandukanye, byanyuze mu bihe bikomeye. Igihe cya mbere ryanyuzemo ni igihe cy'akarengane. Abapagani barenganya abakristo, intumwa za Satani zirenganya abagaragu b'Uwiteka. Satani yisha abantu, ndetse aba bakristo abica hafi kubamara. Ariko ikibazo cyavutse nuko imigambi ye itigeze igerwaho, yicaga umwakirana benshi. Reka tubisome. Mu by'ukuri kubera gutinya gupfa bari barabujije abantu bamwe b'abanyabwoba kwakira ukuri. Bitewe n'akarengane gahari, abantu bamwe babujijwe kubera ubwoba bwabo kwakira ukuri. Ariko kandi abandi benshi muri abo bari barakiriye ukuri, maze kuva ubwo ubwoba bwabo no kwanga kwigaragaza bibavamo. Benshi bakiriye ukuri, banga gutinya, ubwoba bubavamo. Ubwo ababiboneraga uburyo abavandimwe babo mu kwizera bapfaga, kandi bakitegereza gushikama no kwihangana bafite, bamenyaga ko Imana n'abamarayika bayo ari bo babafasha kwihanganira iyo mibabaro, maze nabo baratinyuka kandi bashira ubwoba. Kandi ubwo bahamagarirwaga gutanga ubugingo bwabo, bakomezaga kugira ukwizera kwabo, bafite ukwihangana kandi bashikamye, ku buryo ibyo byahindishaga umushyitsi ababicaga. Muvandimwe, iri jambo riratubwiye ngo kuko abakristo, kuko abambasaderi b'Uwiteka ku isi bari bazi itegeko rya shebuja ribabuza kwiyunga n'ab'isi, ribabuza kudohoka ku mahame, bemeye no gupfa bapfa urupfu rubi, batanga igihamya cy'amaraso yabo cy'uko bemeye gukorera Uwiteka, kumurikira ab'isi batakigera bava ku nshingano bahawe, bemeye kuguma ku ihame, bemera gupfa. Maze ibyo Satani yibwiraga ko
ari igikoresho gikomeye cyo guhiga abizera ngo bareke kumurika, byatumye ahubwo ab'isi benshi bakira ukuri kubw'umusaruro w'amaraso yabo. Babonaga yuko nta yindi mbaraga ibafasha keretse imbaraga y'Imana n'abamarayika bari kumwe nabo byabashishaga kujya gute kwihangana iyo mibabaro maze hakihana benshi. Satani ahantu yarahatsindiwe abona yuko nta mbaraga yakoresha yatuma ubwoko bw'Imana bw'ukuri butamurikira ab'isi. Mbese icyo yifuzaga ni ugutuma iri tegeko bahawe ryo kutifatanya n'ab'isi rivaho, maze bakiyungira hamwe bagakora bimwe, bose bakaramya Satani. Yifuzaga ko imico ya Gikristo ivanwaho, ba ambasaderi b'Uwiteka bose bashiraho. Ariko nubwo yabigerageje byarangiye, aho kugira ngo agere ku nsinzi ahagiye ihana benshi, ndetse benshi bari intumwa za Satani bagahinda umushyitsi bati mbese koko tuzi ko tugiye kubica tukabamara, hakaba ari kwihana benshi, ubu turi mu bihe, turi mu maki. Umva inama yakozwe. Hakozwe inama y'igitaraganya. Satani n'abamarayika be bagambiriye ko hari ubundi buryo bwaba bwiza kurushaho bwakoreshwa mu kurimbura abantu, kandi amaherezo ubwo buryo bukaba buzagera ku ntego. Muvandimwe, iki kintu kirakomeye cyane, ndetse iki kintu bigaragaje ko ari ikintu cy'igikomezo kitararangira ndetse ngo kizagera ku ntego. Biravuze ngo Satani yabonye ko uburyo ari gukoresha budafite imbaraga, ahindura uburyo, ahindura strategy yarwanyagamo ubwoko bw'Imana, ngo imico y'Imana itagaragarira mu isi. Imana igomba kuzima ku isi. Yifuza ko aba bantu bose bo mu isi bareka kuvuga Imana bakagenda we nk'uko abishaka. Uburyo yakoreshaga bw'ikiboko burananiwe, ahinduye ubundi buryo, ngo kandi bwo byanga byakunda buzagera ku ntego. Muvandimwe, mufite ubwoba yuko ubu buryo bwa Satani bwakunaga kure y'ubutungane bw'Uwiteka. Uwiteka dufashe butakunaga kure, kandi nanjye butanaga kure, tube turi mu mahame dushikamye. Nubwo abakristo bababajwe, gushikama kwabo n'ibyiringiro byabo byabateraga ubutwari, byatumaga abafite intege nke bakomera, kandi bikababashisha kwegera imambo baboherwagaho, ndetse n'ibirimi by'umuriro badafite ubwoba. Biganaga ukwihangana kwa Kristo iryari imbere y'abishibe, kandi kubwo kudatezuka kwabo n'ikuzo ry'Imana ryabaga kuri bo, bemezaga imitima y'abandi bantu benshi kwakira ukuri. Nahoze mbibabwiraho. Kubera ibyo noneho rero Satani yagambiriye kuza afite ishusho yo kwiyoroshya. Undi mutego, bitewe nuko ibyatumaga abantu benshi bihana, Satani yazanye umutima noneho wo kwiyoroshya. Ishusho yo kwiyoroshya yaramaze guhindanya amahame ya Bibiliya, kandi imigenzo yagombaga kuzarimbura miliyoni nyinshi z'abantu niyo yarushagaho gushinga imizi. Yabaye acuruje urwango rwe, maze yemeza kudakomeza gutoteza abo yibasiye, ahubwo atera itorero gushyigikira no kwemera imigenzo inyuranye, aho gukomeza kukwizera abera bahawe. Muvandimwe, iki kintu kirakomeye. Satani yararebye abona yuko ibintu by'urwango ndetse n'urugomo afitiye ubwoko bw'Imana bitazagera ku ntego, maze ahitamo kwiyoroshya, ahubwo azana imigenzo y'ab'isi, azana imigenzo y'abapagani, ayizana mu itorero, kandi ayizana ayisize umwambaro mwiza, ku buryo abantu batabitahura, maze abantu bakava ku mahame, bakava ku butungane bahawe, bakajya kuri ya migenzo Satani bazaniye. Abitwaga ko ari abambasaderi bakatangira gufata indi mico. Niba ururimi rw'ijuru rwari urukundo, agatangira akabazana ibindi bintu bitari urukundo. Satani yazanye imigenzo ngo mu itorero. Ese uyu munsi nabwo birahari, turakomeza kugenda tubireba. Muvandimwe, ni ibintu bidasanzwe. Ubwo yemezaga itorero Satani, ubwo yemezaga itorero kurangamira icyubahiro, muvandimwe, iki kintu cyumve. Satani yazanye ikintu cyo kwemeza kurangamira icyubahiro no kugirwa neza n'ab'isi, itorero ngo ryiteze kwibonamo inyungu. Ese muvandimwe, nshuti y'Imana, mu by'ukuri wowe uyu mutego ntawe wagushibukanye? Ntabwo uri umuntu uharanira icyubahiro? Ese niba uri umuyobozi mu by'iyobokamana, aho ngaho ntushimishwa no kwitwa rabi, mwigisha, muyobozi, aho kwita ku mahame ya shobuja? Icyubahiro, kwitwa murokore, ese ntabwo bikunyuze aho kugira ngo ugendere mu mahame ya shobuja? Satani ngo ayabateye kurangamira icyubahiro, kurangamira icyubahiro. Umuntu w'Imana, duhamagara umuntu w'Imana. Mbese bya bintu Uwiteka yifuje ko byabera abandi umucyo, Satani we yarabisigirije, atera igitinyiro mu bandi, kubwo ngo abantu bitwa ko ari abantu b'Uwiteka. Abaha icyubahiro gikomeye cyane. Icyubahiro abantu yabahaye kigomba kubavana mu mahame, bikarangira barangamira icyubahiro aho kurangamira inyungu z'igihugu cy'iwabo.
inyungu za shebuja, inyungu z'Uwiteka. Kurangamira icyubahiro no kugirirwa neza n'ab'isi, ngariko ibyo bakabikora biteze kubikuramo inyungu, ahubwo itorero ryatangiye kwitandukanya n'Imana, n'ineza y'Imana. Igihe cyose ubona ikintu cyitwa icyubahiro no gushaka inyungu mu bisi birimo kugusatira muvandimwe, iyo biramutse bigufashe nta kindi bigutera keretse kwitandukanya n'ineza y'Imana. Ese muvandimwe, mu mateka y'itorero rya mbere murabizi neza itorero ry'i Roma rigwa, ikintu cyitwa icyubahiro umukuru w'itorero Silvestre yaharaniye cyatumye agera ku rwego rwo kuvanwaho cyangwa se rwo kwikuraho ubwiza bw'Imana, kwikuraho umucyo w'Imana, ubuntu bw'Imana, maze nawe birangira yerekanye ko ari Imana mu rusengero. Birangira icyubahiro agishatse uko byamera kose, ndetse n'inshingano Imana ubwayo yikorera atangira kuzigabiza nkaho nawe ubwo ari Imana. Ese muvandimwe, weho hano nabwo wahageze? Ntiwashyizeho urugero rw'abantu cyangwa se ntiwashyizeho urugero abantu bose bagomba kugenderaho nkaho uri Imana? Umuntu nadakora nk'uko wakoze ararimbutse. Ngo umuntu agomba kugenda nk'uko wagenze, niba atagiye nk'uko wagenze uwo muntu ntabwo agomba kubaho, azarimbuka. Muvandimwe, biratangaje cyane icyubahiro no kugirwa neza n'ab'isi. Ese muvandimwe, wowe witwa kuri urumuri rw'isi, aho ntiwashatse gushaka icyubahiro, maze icyubahiro ushaka kikagutera guhisha mu magambo y'Uwiteka, kikagutera kutavuga amagambo y'Uwiteka yose uko ari, ubutumwa bwiza ukapfukiranya kugira ngo icyubahiro cyawe kitakuvaho. Ariko ibyo bintu wabibwiriza meya, ibyo bintu wabibwiriza gitifu se? Ngo gitifu amubwira ngo areke kunywa inzoga kandi ari umuyobozi. Meya guverineri wamubwira ngo areke kunywa inzoga ari umuyobozi. Wamubwira ngo ndigwaranire umudendezo w'umutima nama wanjye ari umuyobozi. Icyubahiro ngo naba nisuzuguje, ngo bamfatamo Karoli. Oya, n'ubundi ijuru ryo ngaho tekereza kwanga gusuzugurwa n'ab'isi ugasuzugurwa n'ijuru. Nakaga kubwo gushaka icyubahiro itorero ry'Imana, abantu tweka ari itorero ry'Imana bagiye bava mu mahame, bimwe akagenda bipfukiranya kugira ngo batiteranya n'abandi, batiteranya n'inshuti zabo. Ngo bino mba mbimubwiye ngo ariko kandi nakikura ku mukati. Ese muvandimwe, n'ahantu waba warageze wanga kuvuga ubutumwa uko buri kugira ngo utiyakakazi inyungu, utiyambura inshingano. Sindabwiriza ibintu bikomeye abakuru b'itorero batavana ku nshingano zo kubwiriza ku ruhimbi. Ababwiriza sindavuga icyaha mu izina kugira ngo batamvana mu nshingano mfite. Satani yabateye gukunda icyubahiro ndetse n'inyungu bashobora kuvana mu isi. Icyo gihe ariko ngo nta kindi bitera itorero ni ukwitandukanya n'ineza y'Imana, kubwo kwanga kuvuga ukuri kudakebakeba, gukumira abakunda ibinezeza n'inshuti z'isi. Itorero ryagiye ritakaza imbaraga zaryo buhoro buhoro. Mbega ibintu bibabaje! Iri jambo rirababaje kandi riteye agahinda, kubwo kutavuga ukuri tudakebakeba, kubwo kutavuga ukuri abantu bakuvuza uko kuri, byatumye abakunda ibinezeza n'inshuti z'isi binjira mu itorero, maze itorero ritakaza imbaraga buhoro buhoro. Muri iki gihe itorero, aya magambo arababaje cyane, muri iki gihe itorero ntirikiri ahantu, muri iki gihe itorero ntirikiri abantu bihariye badasanzwe nk'uko ryari rimeze mu gihe imiriro y'itoteza yari rikongerejwe. Ese muvandimwe, wowe urebye usanga mu by'ukuri ko ari byo? Ese iyo urebye usanga itorero, wowe kuvuga kuri itorero usanga neza neza ufite imico nk'iyaranze Sitefano wamutera amabuye? Usanga ufite imico yo kuvuga icyaha mu izina nk'uko Sitefano yakivuze, nk'uko Yohana yavuze icyaha mu izina bikarangira yamuciye igihanga? Usanga nawe wakishyira ku munzani maze bikaba biringaniye, bikaba iko? Cyangwa nawe wajya hejuru bakurusha ibiro? Bitewe n'iki? No kwihuza n'ab'isi. Bitewe n'iki? No gushaka kugabanya ukuri kugira ngo we kwiteranya n'abandi, maze bikarangira abizakora ubwoko bw'Imana batakira abantu b'umwihariko, n'abantu badashobora kuvuga icyaha mu izina, n'abantu bashobora kuvugamira ikibi. Birababaje, ibintu bibabaje Imana. Baranditse ngo mbega ngo izaba irahinduka inkamba, ariko kuko birababaje. Mbega ngo abambasaderi barihindura ingegera, mbega ngo izaba irahinduka inkamba, mbega uburyo izabu yari nziza cyane yahindutse. Nawe ati netwe k'itorero rigumana imico yaryo yihariye kandi itunganye, yambaraga ya mwuka wera yahawe abigisha yari kuba ikiri muri ryo.
abarwayi bari gukizwa, abadayimoni bagacyahwa, bakirukanwa, kandi itorero ryari kubigira inyambaraga, ndetse abanzi baryo bakaritinya. Ese muvandimwe, ibi ngibi iyo urebye usanga tutarabibuze. Biravuze ngo iyo itorero rikomeza kugira ubutungane, itorero rigakomeza gukorana n'Imana nk'uko ryahamagawe, rigakomeza kugira imico nk'iyaranze abakurambere bacu, ngo ryari kuba ryifite imbaraga nk'iza mbere, ndetse ngo abarwayi bari gukira. Ariko uyu munsi dufite isomo muri Yakobo igice cya 5 rivuga ngo muri mwana urwaye natumira abakuru b'itorero bamusengera bamusize amavuta. Uzibeshe batumire, abenshi ntabwo baza. Araza asabwa ngo ndasengera umuntu akire, azi ibyo yarayakoze, azi ibyo akoze mu kanya gashize. Abantu barisuzuma akabona ko atari abantu bo gusengera bagenzi babo, maze Satani akayibona vuba agahita azana abikora mu buryo bupfuye, abo yahaye imbaraga. Buri ruhande rwose abakristo bagiyeho nabi, Satani warahungukira kugira ngo ibi bintu byo gukiza indwara byari umurimo wa Mwuka Wera, yari imbaraga y'Imana izahura imibiri n'imitima, kugira ngo umutima usingize Imana utuye mu mubiri muzima. Byari imbaraga y'Imana, ariko bitewe nuko itorero, wowe witwa kuri itorero utagikiza umutima, udafite imbaraga gukiza umutima, ucyaha gica hejuru, birangira utabikoze, ndetse n'imbaraga gukiza umubiri ntiyakorera muri wowe. Uwiteka arabibonye, aravuga ati bano minsi imperuka kwizera kwabo ni gukeye. Uwiteka aratuzi kandi aradukunda bavandimwe. Iki kintu ndagikunda cyane, yo ntekereje ku rukundo Uwiteka dukunda, yo ntekereje uburyo Uwiteka twifuzamo, birantangaza cyane. Nkabona ibyo yadukoreye, nkabona n'ibyo yifuza kudukorera, nkabona ni ibintu umuntu atakiyumvisha, ariko kandi bishimishije kandi bitangaje. Uwiteka yararebye asanga ko mu minsi iheruka abantu kwizera kuzaba ari guke cyane, abantu kwizera kuzaba kudashinga. Maze aravuga ati aba bantu rero kuko batizera, wareka nkakorana nabo nanone. Ibaye bemeraga nkakorana nabo mu buryo bariho n'ubundi bworoheje, mu buryo badakomeye mu by'umwuka, nkabana nabo no mu buryo bworoheje, ariko nabyo uzi ko byatunaniye. Imana irababaye inshuti, bitewe no kujya gute no kugenda abantu bihuza n'isi, bagira imico y'abisi. Uburyo indwara zakizwagamo na Kristo kwari ugutegeka indwara igakira umuntu ategetswe, ndetse kugeza n'aho abigishwa be bakoze ibintu bitangaje, n'igicucu bwacyo kigakiza abanyabyaha, kigakiza abarwayi, kigakiza abantu bari ku nzira, abantu bagakira indwara zabo bagatabashima Uwiteka. Igicucu. Iyi mbaraga y'Imana, ubundi muganga wa mbere ni Imana. Mu gihe cya Yesu nta hantu dusoma hatumye abantu kwa muganga, kandi abaganga bari bahari. Nimuzi se ko hano umugore wamaze imyaka 12 mu mugongo ngo yivuje ibintu ukamushiraho, nuko abaganga bari bariho, ariko ntabwo bari abaganga b'ukuri. Umuganga w'ukuri ni umuntu Kristo arimo, cyangwa se ni Kristo ku giti cye. Kristo niwe muganga w'ukuri. Niyo mpamvu yifuza ko dufatanya umurimo wo gukiza abantu, kubakiza umutima no kubakiza imibiri. Ariko itorero ntabwo rikiri abantu b'umwihariko, ntabwo rikiri abantu bafite imbaraga nk'ingi yakora iki gitangaza, ntabwo rikiri abantu bakiza abantu. Uwiteka yifuje gukorana natwe muri kino gihe gikomeye. Aravuga ati ahari yenda byashoboka ko iyi mbaraga yo kuri uru rugero gukiza umuntu gutegeka indwara ngikire, ahari yenda mutahita muyishyikira bitewe n'uburyo kwizera kwatakaye. Suko atayiduha, nuko nta kwizera dufite. Ariko ndashima Imana, mu minsi y'imbere bigiye kongera gukora. Imana ikurera itorero ryayo, igomba kurigeza ku rugero rwo hejuru, ibintu bizongera gusubira mu buryo, igomba kurigeza ku rwego rwo hejuru, ku buryo Satani azareba agatinya. Ariko dusubiye inyuma, Uwiteka yifuje gukorana natwe mu buryo bworoheje kandi bw'imbaraga. Aravuga ati n'ubundi nakabakijije indwara nta kintu munyoye, mutagiye kwa muganga, mutanyoye ikinini, mutanyoye umuti, ariko noneho reka nkorane namwe mu byo niremeye. Njore ngiye Kapusini, nguyu muravumba, ngaya amazi, ngira izuba, muruhuke nabahaye ibitotsi. Ariko wakubwira muri iyi minsi abitwa ko ari ubwoko bw'Imana barababaje kurusha na Satani. Bakora ibintu umuntu yibaza niba araba, maze bikarangira bakomeza gushinga intambara ngo turi ubwoko bwatoranijwe. Uziko abadivayisi wa 7 twabaye ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima, aho twabujijwe gukoresha imiti yo kwa muganga, tugomba gukoresha imiti y'umwihariko Uwiteka duhaye. Ariko ibesho bivuga witwa ko ari umubwiriza butumwa ukomeye, umuyobozi, umwizera, hari wenda wowe ntabwo urimo. Uzi ikintu ahita avuga ngo ariko se mwa abantu mwiko ubu ngubu tufe turi aho ngaho tube abantu batajyana n'ibigezweho, ibigezweho, ubuvuzi bugezweho.
Imana yakubwiye ko itagezweho. Muri zizira za kera, inzira za kera zirimo umuti. Igare yati nta muti uriyo wo muri nguma. Imana yabuze imiti yo gukiza indwara. Imana yabuze umuti wo gukiza indwara. Ubundi so ushaka kuvurwa n'umuntu mugenzi wawe, arikuvurwa n'umuntu mugenzi wawe nawe waremwe, no kuvurwa n'uwakuremye. Urumva wakuvura neza rinde? Impano ibiri mu isezerano. Niba Imana iduhaye imiti, n'ubundi yakatuvuye, n'ubundi nta n'umuti tunyweye. Kwemera kunywa ibyo byatsi, kwemera kunywa ayo mazi, ni urugero rw'ubuyoboke, ndetse Uwiteka yakoreramo kurenza ibindi bintu byose. N'ubundi yakadukijije, nta kintu dukoze dufite kwizera gusa, ariko kuba tugaragaje ko tumwizereye muri bya bindi bitoya tugeneye. Ese uribaza ko Imana itakora? Ngo abantu bashaka ngo doze, ariko ibyo bintu ngo doze zabyo ni izihe? Biratangaje. Ngiki gituma imbaraga y'Imana ishira. Uko abisi bivuza byarangiye bibaye uko abitorero bivuza, maze gukorana n'Imana kurabura neza neza. Ibitangaza ntibyakorwa. Abisi baza kudushakaho umuti nkuko bajya kuwushaka kuri Yesu, ariko itorero ryiyambuye imyambaro y'ubutungane, ryiyambuye iki cyubahiro n'ubuhanga bwo kuvura. Nta ndwara rimwe tuba tutavura. Twakoze ibyaha, tujye imbere y'Uwiteka twihane bavandimwe. Twakoze icyaha cyo kutizera. Baranditse ngo nabonye inteko nini y'abantu bavuga ko bitirirwa Kristo. Muvandimwe y'amagambo arababaje. Nabonye inteko nini y'abantu bavuga ko bitirirwa Kristo, nyamara Imana ntiyari ibazi nk'abayo. Aba bantu ngo ni abantu benshi, ni inteko nini. Ese muvandimwe, nawe itabona aya magambo byashoboka ko ari mu kino gihe yabonye, kuko ni inteko nini y'abantu bavuga ko ari abakristo, ni inteko nini y'abantu bavuga ko ari itorero ry'Imana. Ngariko ikibabaje, Imana ntabwo ibazi. Uribaza ngo abisi babona bati? Abisi nyine babona nk'abantu ba Kristo, abisi babona nk'abakristo nkuko nabo ubwabo babyivuga. Nakunda abisi babona batwara ibitabo ku isabato, bagenda mu nsengero, bajyana amaturo menshi, bakora ibyo bakora nyine nk'imirimo y'itorero, ariko ngo Imana ntibazi. Ese ni iki gituma Imana itabazi? Reka tukirebe. Ntiyari bishimiye Imana. Satani yasaga n'uwafashe imico yo kubaha Imana, kandi yashakaga cyane ko abantu bibwira ko ari abakristo. Iri jambo rirakomeye. Satani yasaga n'uwafashe imico yabo, imico yo kubaha Imana, kandi arajwe ishinga cyangwa asangakijwe nuko abantu bose bavuga ko ari abakristo. Ubu aya magambo ndayatinye. Uzi ko muri iyi minsi kubwira umuntu ngo umupagani yakujyana no mu rukiko kandi bakaguhana. Abantu bose Satani aje kugira ngo babe abakristo, bizere Kristo, ntacyo bitwaye. Bose bafite ibyo zina, bafite ibyo, ariko imico yo kubaha Imana yifate. Aba imico yo kumwubaha Satani. Yarashishikajwe kandi nuko bakwizera, ariko murumva iki kintu ra? Satani yarashishikajwe cyane nuko bakwizera Yesu, bakizera ibyo kubambwa kwe no kuzuka kwe. Nta gashya karimo. Ibintu biratangaje. Abantu bizere Yesu, bizere ibyo kubambwa kwe no kuzuka kwe, ibishishikaje Satani. Ababwiriza niyo mpamvu ari gukoresha benshi. Ibi byose Satani n'abadayimoni be nabo barabyizera ndetse bagahinda umushyitsi. Ariko nibuko kwizera kutabyara imirimo myiza, niko gutera abagufite kwigana imibereho ya Kristo irangwa no kwiyanga. Ibyo ntacyo byahungabanyaho Satani, kuko ari abakristo kwizina gusa mu gihe imitima yabo ikiri ya kamere. Kandi Satani ashobora kubakoresha neza mu murimo we kuruta uko baba batarigeze bitwa abakristo. Mbega amagambo ababaje. Ese muvandimwe we urinde? Ese imico ya Kristo kugaragaramo? Ese umeze nka Pawulo uvuga uti sinjye uriho, ni Kristo uriho muri njye? Imbuto z'umwuka zikurimo. Muvandimwe, imico ya Kristo ikurimo, kuko ngabitwa abakristo bo ahubwo mubabarije mugiye gukoresha, kuko n'ubundi niko byanditse hariya. Abitwa ko abakristo abenshi ni aba Satani. Bimeze nkaho aho kugira ngo bitwa abakristo bakiswa ba Satani, ariko Satani yabahaye ibyo zina ngo barikoreshe, yabemere kugira ngo ibyo zina barifate rwose, bambara uwo mwambaro kwitwa abakristo, nyamara imitima ari ya Satani. Ese muvandimwe, umutima wawe ugenje ijambo ry'Imana usanga uri wa Kristo cyangwa nawe uri wa Satani? Biratangaje kandi biranababaje kubona abantu benshi ngo ni imbaga nini, ni inteko nini y'abantu bavuga ko ari abakristo, ko Imana itabazi. Ese Imana irakuzi? Ibaza icyo kibazo. Imana irakuzi? Uyu munsi abantu bari kurwana intambara Imana itabashinze, bakirengagiza intambara ikomeye. Ibaza ikibazo. Imana irakuzi? Guteganya ko tuzigana ikigisho gikomeye cyane cyo guhura n'Imana, maze wibaza ikibazo, niba Imana ikuzi ko
Imana irakuzi. Kuko kuba witwa umukristo ntacyo bivuze. Satani iki kintu arakibonye, kibonamo inyungu nyinshi, akibonyemo igishoro. Abantu bose bita abakristo. Ariko ikibabaje ntabwo Imana ibazi. Imico yarayifashe. Imico yarayifashe yo kubaha Imana. Kwizera kutabyara imirimo myiza, kandi ngo gutera abagufite kwigana imibereho ya Kristo irangwa no kwiyanga. Ibyo ntacyo bihungabanyaho Satani. Ahubwo Satani abiprofitiramo. Ahubwo aba bantu bafite izina ryo kwitwa Kristo ku izina gusa, imitima yabo ikabiya kamere, Satani ababona nk'abakozi be bakabura rugero, abakozi badasanzwe. Ese ntabwo uri umukozi wa Satani witwa umukristo? Birababaje. Ngo ni abakozi beza ba Satani kuruta uko bari kuba abakozi batarigeze kwitwa abakristo. Batwikiriza kutabonera kwabo izina ry'ubukristo. Oya, reka mbabazi. Muzi abasambanyi dufite b'abakristo? Abasambo dufite abakristo muzi ko bangana? Oya, bataniba noneho n'ibyo hanze n'ibyo mu rusengero. Muzi abajura dufite ngo mutange, ukagira ngo nurukunda kunze Kristo ari inyungu. Yesu ati mwandyaryamu. Muzi abanyamazimwe dufite bitwa abakristo benshi, ahubwo uri he? Muzi indyarya dufite zitwa abakristo benshi itorero ry'Imana. Muzi abaraguza dufite mu itorero, abapfumu nabo barimo, kandi bitwa baki? Abakristo. Umukristo uraguza, umukristo uterekera, umukristo usambana, wiba, uriganya, ubeshya, abanyamazimwe. Umukristo wifuza bangana iki? Ni abakozi ba Satani. Ni abakozi ba Satani. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ngaba ni abakozi ba Satani bakabura rugero. Mbega amagambo ababaje. Imana iguye kwisuzuma utabura umukozi wa Satani umeze utya. Kuko ngo batwikiriza kwifuza kwabo kubi, batwikiriza kutabonera kwabo izina ry'ubukristo, bakagendana kamere zabo zitahinduwe. Kamere yawe yarahindutse, kandi kwifuza kwabo kubi ntikwigeze gucecekeshwa. Ese muvandimwe wifuza iki? Kamere yawe ntiyahindutse, wabyawe ubwa kabiri. Wabyawe ubwa kabiri. Ubabazwa nuko abantu nyine ufite umutima wa Kristo, kuko umutima wa Kristo ubabazwa n'abandi. Nubu kireba ureba ku bandi, nibiki bikubabaza? Iyo umuntu aguhemukiyeho gato yabigenda bite? Arye niryo jambo risohoka. Niba ariko bimeze wihane, niba atari ko bimeze Imana ishimwe. Ibi bihabatize, ariko iri jambo rirababaje cyane. Ibi bintu byo kugira imico itarahindutse, kandi abantu bakomeza kwitwa abakristo, bitera Imana iseseme, kandi ibi bihabatize urwaho rwo kugaya ya Kristo kubera kudatungana kw'abo bantu, kandi bigatera abafite imyizere itunganye kandi itarangirijwe kuba bavugwa nabi bagasuzugurwa. Muvandimwe, niba koko ufite imico itarahindutse, nushaka kuba uri umubwiriza, nushaka kuba uri pastori, nushaka kuba uri umukristo wawe ni batangira ubuhamya, ariko niba uzi neza ko umutima wawe utahindutse, umva uri umwanzi wa Kristo inshuro ebyiri. Uri umunyabyaha nk'abandi bose, kandi tukisha Kristo, ndetse tukisha n'abakristo b'ukuri. Utuma idini ya Kristo igahwa, utuma imico ya Kristo ifatwa nk'imico itariho. None se ntabwo muzabana bavuga ngo ariko se muri kutwigisha bene wanyu ntibyabananiye, namwe ni ko mumeze? Ntabwo muyaza ayo magambo. Avugwa bitewe n'iki? Kuko hari amasega turimo, hari abantu bafite imico, hari abantu bafite imico y'ibyaha batwikiriza ubukristo, maze bagaragara bikabera icyaha itorero ryose, bikabera akaga izina rya Kristo, ku buryo abantu basigara babona ko izina rya Kristo rimeze nk'iki, ibintu bidafite agaciro. Ese muvandimwe, iyo wisuzumye usanga uri umukristo cyangwa uri indyarya, umunyabyaha mubi waje gukorera Satani wihishwa, witwikira umwambaro wa Kristo, amasega, yambaye uruhu rw'intama. Abagabura babwiriza ibintu byoroheje, mwabagaburamo abantu babwiriza, abagabura babwiriza ibintu byoroheje kugira ngo binezeze bavuga ko bizera, ariko bagengwa na kamere. Mwandyaryamu, nta mugabura umeze gutya uzahinguka mu bwami bw'Imana. Ubwiriza ibintu byoroheje, umunyabyaha azapfa mubivuge, muvuge icyaha mu izina,
ni igishaka kibe cyakozwe n'umuntu ukomeye cyane mu gihugu cyangwa se mu itorero, azapfa natihana. Ngabaga barabwiriza ibintu byoroheje kandi binezeza imitima y'abafite imitima ya kamere. Yo ese mana ude kwigenzura. Kandi yavuze ngo abagabura ni wowe ubwirwa, kuko nawe urumuri rumurika. Ahubwo byaba arakaga uruvuga ngo uwo mu itorero utabwiriza, byaba bibabaje cyane. Abagabura cyakora abagaragara cyane bagabura ibintu byoroheje, avuga ibintu byoroheje binezeza, avuga ko bize ariko bagengwa na kamere ntizikandwe. Bakamera n'abantu bomora igisebe bagica hejuru. Ese muvandimwe, hari nge narwaye ikibyimba nawe warakirwaye, cyangwa se narwaye igisebe nawe warakirwaye. Iyo kigiye kugira ngo kivurwe, uzi ko umuje kukuvura ubona ari umwanzi wawe wa mbere ubaho. Nyashimishwa no kubona ko mbaye umwanzi w'abantu, ntabatutse ntabibye, uko mvuze ukuri. Nibyo ariko ubona ugiye wishima. Niko Yesu yavuze, muzahirwa niba barenganya, niba batuka, babahora izina ryanjye. Uzi ko uyu muntu aje kukuvura, akuvura igisebe, ikibyimba, nyine ikintu akora ku mubiri cyangwa imvune, agiye kukunga, gushyiraho umuti, kugukandakanda. Uramureka avuga uti uyu muntu wundi afite ubwenge, ibintu agiye kunkorera arabizi, ariko ntago agiye kukugirira nabi muvandimwe. Agiye kugira uki aragikanda. Kamera nkata byabindi abana bavuga ngo sinabyaye, atari uko akwanze ahubwo agukunze. Umva urwo rukundo nguko ko mukristo agomba kumera. Urakanda, kandi iyo umuntu akandwa arabira, arasakuza kandi agatukana, akabona ko abari kubikora ari abanzi be. Ariko ababwiriza ntago bashaka kugira ngo amagambo avugwe, ntago bashaka kwiteranya. Umubwiriza udashaka kwiteranya sha, niteranye na pastori vuge ko ari umunyabyaha. Oya, ni umuntu w'Imana. Umuntu niteranye n'umukuru w'itorero, ni umuntu w'Imana, ni umuntu w'Imana nyine. Ubundi tubizi ko ari abantu b'Imana, na Satani nawe yaremwe n'Imana. Ibyo twese turabizi, ariko icyaha kigomba gukandwa nk'igisebe cyangwa se nk'imvune cyangwa se nk'ikibyimba, komora urugomo ruca hejuru. Ngibe byabwiriza benshi bari gukora muri iyi minsi. Ikintu gipfuye ukibonesha amaso. Oya, n'umupagana bwa ati bino bintu byose birapfuye, umuntu akagenda akabyerereza. Oya, akabyerereza neza, akagaragaza meze Satani yabahaye iturufu. Satani ni umugome, yazanye iturufu byo kuvuga ngo itorero ntabwo rya Babuloni. Ariko wumve, itorero nta rya Babuloni, bigatuma ibyaha bicibwa hejuru ngo kuko itorero rita Babuloni. Mama Babuloni, mugomba gukanda igisebe, barwaye bakagikira. Uribwa karibwa, utakagataka ariko kigakandwa, iyo mitete ikavamo. Twarya Imana rya Babuloni. Ese uri itorero, ni wose bari kuvuga iryo torero bavuga kugira ni wowe umunyabyaha, umuntu utarahindutse, umuntu wavuga icyaha cya kugira ngo acyumve ngo muciye iteka, ngo muncireho iteka. Ijambo ry'Imana gucireho iteka nyine. Ese urakiranutse, akanwa kagomba kuzibwa ukajya kuri Kristo ukihana. Ni iteka nyine. Iteka ni iki? Iteka uyu muntu ari mu by'ukuri abakiriwe iteka n'amategeko y'Imana. Ubutungane bw'Imana bumusabira gupfa by'iteka. Yesu ati amagambo abwira yazabaciraho iteka. Yesu wabivuze. Ntago ababwiza baba baciriyeho iteka, ahubwo imitima yanyu iyo ihuje n'iryo jambo usanga muciriyeho iteka. Kandi nibyo, ahubwo byabarakaga mudaciriweho iteka. Imana ishimwe kubiteka muribona. Arwacirwaho iteka ari mukuri. Satani ni umugome. Kuko itorero, iyo mvuze itorero mwe kureba za nyubako nababwiye, wirebe umutima wawe, kuko abise ubwoko bw'Imana babwiwe ibyaha byawe banze kubyihana, bumva ko ari kubaciraho iteka. Ntabwo wakumva bari guciraho iteka ariko kubwira ikintu cyiza wakoze ni iteka se. Uziko abantu bashaka kugira ngo bashime mu bintu bibi. Mwe kutubwira ngo turi abanyabyaha ariko mwabanze mukitokora agatotsi kari mu ijisho ryanyu, umva mbese. None se nyine wagize ngo agatotsi wese ubwo niki agatotsi kabarimo. Maze rero abantu baratangaje. Ukaga kumva icyaha cyangwa ukihane ngo mwe guca amateka. Tuzakivuga kugeza ubwo wihanye cyangwa uretse kwihana. Nta guceceka kurimo, nta mpuhwe. No masi, nta mpuhwe. Icyaha kizavugwa kandi tukurangire n'umuti kari Kristo. Nubishime ugende wihane, nubyanga urimbuke. Mwese kugira ngo bigenze. Ceceka kugira ngo ukunde ugubwe neza. Ngewe rwose unshaka uzangira umwanzi wawe rwose nta kibazo. Oya, abantu mwese mureke nimushake mungira abanzi banyu, umwanzi wanyu nta kibazo, ariko wenda mwihane. Uzi mungize umwanzi wanyu
mukazarokora ubugingo bwanyu. Nta kibazo, mfite Kristo nkunda, ntacyo rwose, ntuzongere no kumvugisha ariko wihane. Ikiza ni ukuzihana ukanamvugisha. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Ndahinduka umwanzi wawe kuko icyaha nyine ndakireka. Vuga icyaha bakihane niba cyagaragaye. Satani uyu mutego yarawuteze, kwanga kumva, kwanga gucyahwa, ngo muceceke, ngo ariko siri byo muzahoramo. Tuzabihoramo mu gihe bidatunganye muvandimwe, nta kundi twabigenza. Tugomba gukanda igisebe kugeza gikize, cyangwa se urwaye akarimbuka yanze gukira. Nta kundi twabigenza kuko umuti turawerekana aho ukawufata. Kankomeze hano, nimba ibintu bibabaje Imana ntabwo umubwiza butumwa yaceceka abavandimwe nyine, kandi Kristo ari muri we. Ariko mujye mumva ko kantu, reka nkomeze. Ntabwo bahangara kubwiriza ibya Yesu, ababwiriza nje ndi kubita amasega. Ntabwo bahangara kubwiriza ibya Yesu n'ukuri gutyaye kwa Bibiliya. Reka da, oya, kuruhimba ushobora kuzamara imyaka ingahe rw'ibunaka uyumvira ibindi bintu bitari ukuri gutyaye kwa Kristo. Mutange, tuzimba urusengero, twubaka urusengero, kandi nabyo bigaragara ko ari ibintu byiza, ariko ntabwo ari ukuri gutyaye kwa Kristo. Gutyaye kwa Kristo kuvana umuntu muri kamere, kubyara umuntu bwa kabiri, ntabwo ari ugutangisha amafaranga. Uziko abantu bashaka ibintu bigaragarira inyuma imitima iboze. Ntabwo mvuze ko amafaranga ari mabi munyumve neza, nta nubwo mbabije kuyatanga, ariko umutima wawe niba utarahindutse, mva hepfo hano bagiye kwitubwira uwo uri we ry'Imana ntabwo byaburone. Reka dukomeze. Bagenje batyo, baramutse babwirije ubutumwa bwa Kristo butyaye, ukuri gutyaye, bagenje batyo bababwiriza ubugenje utyo, abo bavuga ko bizera nyamara bagengwa na kamere ntibaguma mu itorero. Muzi ingegera ziri mu itorero ziba zarasohotse. Aba bantu niko Yesu aravuga ngo ni amasega, aba yarasohotse kare, yambaye uruhu rw'intama, yitwirikira izina rya Kristo nyamara atari abakristo. Ariko mwumva ukuntu abantu baruta abapagani. Abapagani bo nyine urababona ukavuga turamuntu acyari mu na Bibiliya bivuga ngo uriya muntu kwihana biroroha. Ariko uzi umuntu witwikira umwambaro wa gikristo, umutima wari wa kamere, usiwo wamwita iki? Imana ifashe ubutarimo, nanjye mbe ntari kariba turimo twihane. Ariko kubera ko abo bantu aya masega, ariko kubera ko benshi muri bo bafite ubutunzi bwinshi, oya, amafaranga byabi nababwiye ngo simbabujije kuyatanga, ntabwo mbabujije kuyasaba nimba agiye gukora umurimo w'Imana. Ariko ikibazo, abantu batahindutse umutima ngo bafite amafaranga menshi, ariko kubera ko benshi muri bo bafite ubutunzi bwinshi, bagomba kwitabwaho ngo batagenda nubwo badakwiriye kuguma mu itorero kurusha uko biri kuri Satani n'abadayimoni. Mbega ibintu bibabaje, mbega ibintu biteye akaga. Umuntu kuko atanga amafaranga menshi mu itorero, kuko atanga ubufasha bwinshi mu murimo, mvuze mu murimo, uyu yitabwaho agakuyakuwa, akitabwaho kurenza abandi bantu. Nyine muhe intebe ntayabura icyicaro, akugira buri toro ryose ryasohoka ridatanga. Uyu muntu utanga menshi akabungwabungwa, atanga menshi, afite ubutunzi bwinshi. Ndetse birangira n'ababwiriza n'abigisha iyo bazi neza ko uwo muntu utanga menshi ari aho hantu. Iyi cyara agiye kwigisha akabazi ko kana kagikora, areba ukunde kunabigenza akigisha ibindi, yirwana akigisha ibindi, kugira atamukira iteka kigumura akava mu rusengero amafaranga bakayabura. Ngatanga Imana izamuhindura, Imana izamuhindura. Imana izamuhindura nyine. Nese ijambo ry'Imana rimaze iki? Uberesha ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Ijambo ryo ryeza abantu, rirabatyaza rikabakomagura, rikabavana ibibi barimo rigashyira ku ruhande, bagasigara zahabitunganye n'umuriro. Uberesha ukuri, ijambo ryawe niko kuri. None atinya kurivuga, rivuge mu kuri kwaryo. Ariko barabakuyakuya bakaguma mu itoro kurusha uko biri kuri Satani n'abadayimoni be. Uko niko Satani ashaka ko bimera. Hari yenda ndi kuvuga ibintu byarangije igihe uyu munsi ntabwo biriho, murambwira muri comment. Uko niko Satani ashaka kugira gute ko bimera. Ibi bintu bitera ibintu bihe byo gutuma bafite agafaranga baguma mu itorero, bitera idini ya Yesu kuba ikimenya bose no kubahwa mu maso y'abatuye isi. Oya, buriya biratangaje kuko nyine bafite amafaranga,
bazakora bazashinga za radio, televiziyo, idini rimenyekane, bazubaka insengero zigezweho, bazagira imyambaro myiza. Nyine bavuga ati bari abantu naba abisi bari hari babona muri abantu b'Imana pe. Ariko ikibabaje wababwira ubi bwabo, aba bantu bameze gutya abisi babona ko ari abantu b'Imana rwose. Idini ya Kristo ikabikimenya bose ku buryo nabo bifuza kumera batyo, nanjye nzaba umudive, nzaba mu itorero ribonaka. Abantu babwirwa ko abavuga ko ari abanyadini bazarushaho kubahwa n'abisi. Niyo mpamvu uyu munsi kugira umuntu udafite idini byagutangaza, bazarushaho kubahwa n'abiki, n'abisi. Izina ry'idini umuntu akarigendera nk'umuntu utwaye miliyoni mu gikapu kuko azi neza ko rituma yubahwa. Murokore rwose, abarokore ntabwo banywa inzoga, ni abantu b'abanyakuri, ariko mutima wawe nta kuri kubamo. Nawe ubizi neza ko nta kuri kurimo. Bazubahwa n'abisi. Nkomeza amagambo inyigisho za Kristo ntizishobora kubana amahoro n'isi. Maze rero we uvuga kuri itorero ry'Imana, umva aka kantu: inyigisho za Kristo ntizishobora kubana amahoro n'iki, n'isi. Isi irimo iki? Turebe ibintu by'Imana uko inyigisho za Kristo zitabana n'abisi. Inyigisho za Kristo zizakubwira iby'ubuzima abisi badakunda. Uzarwanya kunywa isukari no kurya inyama abisi ari byo gushishikariza abantu, ndetse no bituma abana bakura inyama ziri ku mwanya imbere n'amata n'ibiki. Ijambo rya Kristo zakubwira ngo ngwino nkuvure, abisi bavuye ngo ujya kwa muganga. Ati buri wisi w'Imana mbwira ahantu tunga gatoki urukwerekeza abantu ni he? Ubanza wabekiza kuri Kristo. Jya nkunda kubwira abantu ni ibaye we nibyo tuvuga, tubanza kuvuga ngo twaragerageje biranga ibya Kristo, twarabigerageje biranga. Umuntu akabona gushinga intambara. Utari wanagerageza ngariko ibyo bintu ngo muzagenda mukizwe n'amazi n'imyuka yanyu twe tuzajya kwa muganga. Ni umukristo ushaka kugira ngo ujye mu itorero. Biratangaje. Inyigisho za Kristo ntizabana amahoro n'isi. Nk'uko umucyo utabana amahoro n'umwijima, niko inyigisho za Kristo zimeze. Niba ari kumeze uri umukristo koko. Abamuyobotse bagomba kuzinuka isi, ariko ubu twazinutswe isi nangwa turayikunze. Abayobotse Kristo bagomba kuzinuka iki? Isi. Ijambo ry'Imana ritubwiye. Ako se ni bangaye bari mu itorero akugira ngo bahome no kwisabato business zirakinwa. Wagize amahirwe kumenya n'isabato icyari cyo. Ubwo simbuza abariho bavuga ngo basenga batazi n'iby'isabato, bavuga ngo yavuyeho. Nkaho Imana ihinduka. Mateyo 5:17 mugende masome. Imana ntabwo Yesu yavanyeho amategeko, ibyo mvuga ngo yarazutse avana amategeko n'ubuyobe. Wagize amahirwe kumenya n'isabato no kwisabato kina business. Itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana muzi ryari ryo. Abamuyobotse bagomba kuzinuka isi. Ibyo binezeza bikomoka kuri Satani n'abadayimoni be bagomba kubizinukwa. Ariko ubu ngubu koko ubu simvuga ibinezeza biriho. Nibangaye muri mwese bakijya muri sinema. Batara batabonye agasobanuye ngo basinzire. Batara bagiye kureba umupira wa Manchester na y'amakipe yandi ibinywa bose ngo basinzire. Igitamo cy'abanze cyabaye se bigenda bite? Tuzajya mu ijuru, iryo juru ni ryahe? Nta juru. Bacuze Satani ngo bacuze umugambi maze abiyitirira ukwizera kw'izina bawushyira mu bikorwa. Satani acura umugambi maze abiyitirira ukwizera kw'izina bari bashyira mu bikorwa. Imigani y'ibihimbano ishimishije yarigishijwe kandi yakiranwa ubwuzu, kandi ryarya n'abanyabyaha ruharwa biyunga n'itorero. Muraba ngaburinde indyarya n'abanyabyaha ruharwa biyunga n'itorero kubera imigani y'imihimbano ishimishije yigishijwe mu itorero kandi gakundwa. Aryo munsi hari kwigishwa iki bijyane n'ibigezweho, cyo naryo ni isirimu. Imigani y'imihimbano hari wenda muzi byinshi kundusha. Imigani y'imihimbano yigishwa nta dini itazavamo umugeni di nindi bikarangira abantu bagendeye muri cyo kigare, ariko guhinduka ntako. Indyarya n'abanyabyaha ruharwa bakiyunga n'itorero. Oya tekereza
ariko murumva iki kintu, tekereza ko umucyo wiyunga n'indyarya, umuntu uvuga ko ari ambasaderi akiyunga n'umujura n'umusambanyi n'igisambo bakaba inshuti, ubwo bushuti bushingiye ku ki? Mucyayi ndabizi neza ko uramutse umubwiye ukuri atakugendera muhita mutandukana nubwo njya kukugisha inama, ahubwo biratangaje umugendana niko ameze, ngo uri umukristo ujya he? Ujya he? Simvuze ngo umwiyomore ugende, ahubwo kuko numubwira ukuri wazatangira kugenza, azatangira kuguhunga kuko adashaka kugenderamo. Ndabeshya si Mose igihe avuga ku musozi Sinayi afite ubwiza bw'Imana, niwe wahungaga Abisirayeli cyangwa Abisirayeli nibo bamuhungaga? Ubwiza bw'Imana iyo bucanye ku muntu, umuntu ntahitemo kubwakira arabuhunga, ukabona ari umuriro ukongora uri ruhande rwe. Bazavuga ngo uduciraho iteka no muri ntacyo twaganira, bazaguca muri groupe, bazakwirukana. Ni bangahe se babirukanwe muri groupe batababwiye ngo mwibe musambane, ngo kuko bavuze nabi, bavuze bitagenda neza, bakabaca mu magroupe mu nsengero. Nabwiza bangahe bahagaritswe se batibye, batasambanye, batishame ry'itorero, bavuga ibintu tudashaka. Mugende musome igitekerezo cya Yehoshafati na Ahabu bajya gutabariramo Tigiriyadi. Umuhanuzi waje ati nguyu ndabizi neza ko ntago yamanurira ibyiza, nibo bariho muri iyi minsi batanura ibyiza bagahita babacecekesha. Amagurupe ya WhatsApp babamazemo, insengero barabamazemo, kuko bavuga ibyo badashaka. Ahubwo nawe wasanga umwe mu baciye abandi, ngo uzajya mu ijuru ntaryo, keretse niwihana, ntacyo nkwijeje. Aha, reka nkomeze. Iyaba ukuri kwarabwirijwe mu butungane bwako, ako gatsiko bakarahise gakingiranirwa hanze. Ariko murumva impamvu, iyaba ukuri kwarigishijwe mu butungane bw'uko kuri, ako gatsiko k'amabandi, abanyabyaha baba barahise bazugunywa hanze. Nyamara nta tandukaniro ryabaye hagati y'ab'isi n'abavugaga ko ari abayoboke ba Kristo. Ubwo se uri iki? Nta tandukaniro rihari hagati y'ab'isi n'abavuga ko ari abayoboke bande ba Kristo. Ngiki kibabaje, nta tandukaniro rigaragara hagati y'ab'isi n'abavuga ko ari abayoboke bande ba Kristo. Imana impe kugira itandukaniro, nawe kugira itandukaniro n'ab'isi. Nabonye ko iyo igitwikirizo cy'ikinyoma gikurwa ku bagize amatorero, ibicumuro, ingeso mbi no kwangirika byajyaga gushyirwa ahagaragara, ku buryo umwana w'Imana wese ugira amakenga atajyaga gushidikanya kwita abo bita abayoboke ba Kristo izina ryabo nyakuri ko bakomoka kuri se ari we Satani, kuko bakora imirimo ye. Uyu munsi bivuze avuga ngo uciye iteka, ugucira abana iteka, ngibi ni ijambo ry'Imana bivuze. Iyo utari mukuri ntubukurimo, uburi ingegera, uburi umukozi wa Satani, uburi uwa Satani, no si uwande. Imana itakora ibizira, ubwo ibikoze uburi uwande, kandi uvuga ngo uri mu bwoko bw'Imana. Reka nsubiremo ayo magambo. Nabonye ko igitwikirizo cy'ikinyoma, ikibazo nuko igitwikirizo kitavuyeho, gikurwa ku bagize amatorero, ibicumuro, ingeso mbi no kwangirika byajyaga gushyirwa ahagaragara, tukabona izo ndyarya, ku buryo umwana w'Imana wese ugira amakenga atajyaga gushidikanya kwita abo bita abayoboke ba Kristo izina ryabo nyakuri ko bakomoka kuri se ari we Satani. Ari uyu munsi itorero ryifatanya n'isi, wifatanya n'isi wowe, urukumva nta hantu uhuriye n'isi, nibo muri kumwe mu itsinda mugurizanya amafaranga, nibo muri kumwe musangira, bagenda ajya mu kabari, sindanywa urwagwa, ndanywa ka soda, ndanywa gaki. Twifatanya n'ab'isi, ngo turi mu iterambere, ngo tugomba gukora iby'iterambere nyine. No si twabigenza dute? Wabigenza mute? Bazimana ko wabigenza ute? Ese reka mbabwire, muzi ko buriya ikintu cyose kivuga iteka yarakivuze, kandi koko niko byanditswe muri Amosi, nibyo ko ntacyo iteka azakora atabanje guhishurira abagaragu ibishwe b'abahanuzi bishwe byayo. Ntacyo azakora atabanje guhishura. Mwigeze mu faranga rya electronique mu myaka yashize ribwirizwa uburyo ari ribi, ifaranga rimwe n'indirimbo turazifite zivuga ngo ifaranga rimwe rya electronique gukoresha amakarita. Mwigeze mubyiga? Mwakize se?
hari wenda ngewe ntago nagize amahirwe kambivuge gutyo, ntago nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango w'abagize itoro ry'abadivenisi umunsi wa karindwi, navukiye mu Gatolika. Imana yarandinze imenyesha ubutumwa, nje menyeje ubutumwa vuba. Ahari ibyo ntago nagize amahirwe yo kubibona, bari kubyigisha kenshi nkuko wenda mwe mwabibonye, ariko byarigishijwe ndabizi, amakuru ndayafite, ndetse na n'uyu munsi bamwe baracyabyiga. Ariko rya faranga rya electronique ni iki? Uyu munsi wibeshe ubivuge, ndabeshya si umva amagambo hano. Ifaranga rya electronique gikoranabuhanga twavuze ko rizakoreshwa mu guhata imitima n'aba y'abantu. Ibintu biri kugenda bisohora umurongo ku murongo, usibye impumyi n'inzazame zitareba. Ijambo ry'Imana riri gusohora kandi abana b'Imana bari kubimenya, ariko igituma abantu batabimenya nuko bitwikira ubukristo mwimbere n'aba kamere, nta kintu babona. Rero nta kintu babona. None se buriya reka mbabaza, umuntu ufite amafaranga y'ikoranabuhanga ayo kuri mobile money, amafaranga ya cryptocurrency n'ibiki, amafaranga ikamubwira akantu koroshye, ntabwo aba ari ayawe. Abakwanditse akubaruyeho turanayabona akoreshwa, tukayakira tukayatanga, mu by'ukuri ariho. Ariko reka mbabwire igihe kigiye kugera bakukandamize ayo mafaranga yakoresha kuko baguhaye uburenganzira, kuko wujuje ibisabwa. Niba utabyujuje ntabwo urayakoresha. Byumvikane ko abitwa ubwoko bw'Imana batakifatanya n'uwo mugambi wo gutegeka imitima n'ama y'abantu, kuko Imana ni umudendezo. Nta mwana w'Imana wabikora rwose, ndabizi nawe nta wabikora. Ubwo bivuze ngo twebwe ntabwo dushyigikiye iterambere, ntabwo ubwoko bw'Imana bushishikajwe no gushyigikira amaterambere y'isi, dushyigikiye iterambere ry'ubutumwa bwiza, kuko tuzi neza ko iterambere akenshi bari mu mutego wa Satani. N'ibyo dukoresha tubikoresha dufite amakenga. Mujye mugira ubwenge, turikoresha dufite iki? Amakenga. Ntabwo upfa kuyibura ariko singo mwebwe ngo namukoresha imashini mobile money, ntabwo muyikoresha. Turabikoresha ariko natwe dufite amakenga, turabyishimiye se. Ariko benshi barabiserebura. Muzakaka ikoranabuhanga riteje iterambere ni ryiza nyine, ni ryiza. Uwarikoze ayifitemo inyungu, arifitemo inyungu. Nurikoresha ujye ugira amakenga. Ibi birimo nibyo byinshi, sinkubeshye. Ibi birimo nibyo byinshi. Nushaka ubona cyiza pe, ariko ibi biri inyuma nibyo byinshi. Imitima y'amanama y'abandi igiye guhatwa, igiye gukandamizwa ku ifaranga rya electronique. Ntabwo mbabeshya, nabayobozi barabyivugira. Ariko dushingiye kuri aho makuru, ndizera ko nta mwana w'Imana washishikariza abandi ibyo bintu. Nubwo byanga byakunda bigomba kubaho, ariko ntabwo dufite uburenganzira bwo kwishishikariza abandi. Ariko iterambere, reka mbihera amakuru agezweho. Ahari yenda na amakuru benshi mwanamenye, mwanantanze kubimenya, kuko bene data babimpaye, bambwiye bati durahisi igeze aho itorero rigeze. Avuga ko ari itorero ry'Imana, nge mvuga ngo nabavuga ko avuga ko ari itorero ry'Imana aho bageze. Itorero ry'Imana ni Imana irizi nyine, ese nge ndarizi. Nge menya location, nkamenya personality yanjye, nkamenya nge ndinde, nkamenya n'ibisabwa kugira ngo itorero ry'Imana. Ariko we ntabwo mbizi, ndabikubwira wahita mukabikora cyangwa ukabireka. None sinagirane umva ngo hera amakuru agezweho. Electronique, ifaranga rya electronique mu gutura. Ubuyobozi bw'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda hamwe na banki y'abaturage bakoze inama kuri uyu wa kane, bemeranywa ko nta mudivantisiti w'umunsi wa karindwi uzajya utanga amaturo na kimwe mu 10 mu noti cyangwa ibiceri. Umuntu wese ufite telefone igezweho smartphone azajya ashyiramo ikoranabuhanga application ya MoPay, ayifungura imwereke uburyo yakura amafaranga ye kuri konti afite muri banki cyangwa kuri mobile money, ahite atanga ituro na kimwe mu 10 mu rusengero rwe rw'abadivantisiti umunsi wa karindwi. Hari n'uburyo budakenera internet bwitwa USSD uzakoreshwa n'umuntu ufite telefone iyo ari yo yose, yabigezweho cyangwa isanzwe, agakanda akanyenyeri 517 urwego, maze akagenda akurikiza ibyo asabwa. Buri rusengero rw'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda rusabwa kugira konti muri banki y'abaturage, ndetse no kwigisha cyangwa kugaragariza abayoboke baza kurusengeramo uburyo bazajya batanga amaturo, byose kandi bikaba bikorwa nta kiguzi gisabwe cyo guhererekanya amafaranga. Umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri banki y'abaturage Xavier Mugisha Shema avuga ko ubu buryo bwo gutura hakoreshejwe ikoranabuhanga ari ugushyigikira gahunda ya leta yo guteza imbere imyishyurire irinda umuntu gukora ku mafaranga. Bizafasha cyane mu rwego nyine rwo kwakira amaturo,
ndetse n'icya 10. Ibi rero bikaba ari mu rwego ngira ngo ndashimira ubuyobozi bw'itorero ry'Abadventiste kuba baratekereje igikorwa muri gifata nko gushyigikira gahunda ya leta ya cashless cyangwa se byaba kwishyura cyangwa gukora transactions izo arizo zose hadakoreshejwe amafaranga ahubwo hakoreshejwe ikoranabuhanga. Byaba naho ngombwa tukanacyagura kikajya no mu yandi matorero. Umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, Pasiteri Byiringiro Hesron, avuga ko isi cyangwa igihugu by'umwihariko bidashobora gutera imbere ngo itorero ari ryo risigara inyuma. Hari igihe tutazaba tutagikoresha na za Canada Shake, tugakoresha za credit card akabinyuza muri iyo systeme ya tekinoloji. Hari no mu Rwanda rero twabonye yuko bikwiriye yuko ibyo ngibyo bikwiriye gukorwa, nubwo bitari byakwira no mu yandi matoro nibwira, ariko titwategereza ngo n'abandi. Ntaho ndigera mbibona muri Bibiliya havuga ngo ntimukagira amajyambere. Pasiteri Byiringiro avuga ko gutura hifashishijwe ikoranabuhanga byiswe Church Financial Management System CFMS mu magambo ahinnye bizatuma ubuyobozi bw'Abadventiste bushobora kwakira za raporo z'amafaranga yinjiye mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Ashyigikiye imikorere y'ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi, aho yizeza ko rizagera no mu bindi birenze gutura, nko mu bijyanye no guhaha no kwishyurana hagati y'umuntu n'undi. Umuyobozi w'Abadventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda yisobanuye ku bijyanye n'ibyo Bibiliya ivuga ku mubare 666 w'inyamaswa muntu itazemerera abantu kugura cyangwa kurangura keretse babanje kuramya Satani. Yavuze ko ababihuza n'ikoranabuhanga ryo kwishyurana no guhererekanya amafaranga ngo ari abavuga ibyo bishakiye bikuye gusesengurwa niba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Pasiteri Byiringiro avuga ko mu Rwanda habarurirwa abayoboke b'itorero ry'Abadventiste barenga 1 miliyoni n'insengero zabo zirenga 8,500. Simo Kamuzinzi, Ket Radio, i Kigali. Nyine nuko ibintu bimeze, ahari yenda reka ne kugira byinshi mbivugaho. Icyo nzi cyo nuko mutima wawe hari ikivuzwemo. Ndabizi neza ko Mwuka Wera hari ikintu ahita kubwira. Hashize iminsi havugwa ibijyanye no kwifatanya kw'abagize itorero abitwa ko ari ubwoko bw'Imana na leta mu guhata imitima nama y'abantu mu kwakira uburozi bw'Iroma, urukingo rwa COVID-19, mu kubahata uburyo bagomba kuramya uburyo bubashaka atari uburyo abantu bashaka ku giti cyabo. Ndavuga uburyo Roma n'abambari bayo bashaka atari uburyo umwana w'Imana ashaka. Kubijyanye n'ikibazo cy'ubuzima nkuko byari byahanuwe mu ntambara ikomeye paje 113 amagambo n'abasangije igihe kinini cyane. Ariko noneho mutegereze gatoya ibyo bigiye gukora mu minsi iri imbere n'akataraza kazaza. Cyo nsengera mu mutima no kugira ngo wihane, no kugira ngo wihane ube mu bwoko bw'Imana. Reka musomera amagambo ari mu nyandiko mu ntambara ikomeye paje 116 haranditse ngo ukwifatanya kw'itorero na leta uko kwaba kuri ku rwego ruto cyane kose. Oya nushaka ngo byo ntacyo bitwaye uko kwaba kuri ku rwego ruto cyane kose, nubwo kubasha kugaragara ko kwatuma bisi begera itorero. Urumva ko ari n'igikorwa cyiza cyagaragariye amaso ko ari cyiza gutuma bisi begera itorero. Mu by'ukuri cyo gukora ni ugutuma itorero ariryo ryegera isi, ni ugutuma umucyo ureka kumurikwa, ni ugutuma umucyo umwijima, kandi bya bifite intumbero yo kugarura bisi cyangwa se gutuma bisi begera itorero. Ariko ngo icyo bikora ni ugutuma itorero ariryo ryegera isi. Mubitegereje muraje mubibone niba ntabyo mubona. Bita igitabo hano cyitwa Abahirwa ni bande kuri page 80, igitabo cyasohotse muri 19 ngira ngo nacyo, ariko ni ku kigi muri 19 nibyo mu kigisho cyitwa ntugaciteka ahubwo kora. Ni ku kigisho cyitwa ku page ya 82 baranditse ngo ntabwo Kristo yirukana abantu ahubwo abireherezaho. Imbaraga akoresha ni urukundo. Imbaraga akoresha ni iki? Ni urukundo. Iyo itorero ritangiye gushaka gushyigikirwa
itorero ritangiye gushaka gushyigikirwa n'ubutegetsi bw'isi, ibyo biba bigaragaza ko ridafite imbaraga ya Kristo ariyo rukundo rw'Imana. Iyo itorero rishatse gushyigikirwa n'ubutegetsi bw'isi, oya ngicyo byerekana icyo biba byerekana nuko biba bigaragaza ko ridafite imbaraga ya Kristo ariyo rukundo rw'Imana. Magambo aratangaje muzayiga, harimo icyigisho gikomeye cyane no kubyo naheriyeho mvuga byo kutangiye avuga guca imanza n'ibiki byose. Ariko itorero rikoresheje rishaka gushyigikirwa n'imbaraga za leta, ngicyo biba bigaragaza nuko nta mwuka w'Imana uri muri iryo torero. Wibaze imbaraga y'Imana iri muri wowe, wibaze ngugendana n'Uwiteka, imico ya Kristo isomwe hano nawe ukabura ahangaha, byahura cyangwa araho byanyuranya. Yesu ati umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi, cyangwa abantu bose bazarabaye nk'abisi. Ese muvandimwe, wishyize ku munzani urasanga uri uw'Imana koko, uri itorero ry'Imana? Niba ari uko bimeze, Imana ishimwe. Ese muvandimwe, niba usanze koko atari ko bimeze, usanze waraguye, umutima wawe harimo kuniha no kwifuza gukira, ese urashaka kuza mu maso ya Kristo? Urashaka gukizwa kubw'igitambo cya Kristo? Urashaka kuba itorero ry'Imana? Urashaka kuba ubuturo bw'Imana? Urashaka kuba ambasaderi w'Imana? Urashaka kuba urumuri rumurikira isi? Gufitiye inkuru nziza, atabira yawe gufitiye inkuru nziza. Iyi nkuru nziza igomba gutuma ubwoko bw'Imana, kandi aka kanya tuvugana ntabwo bitinze Yesu ashaka gukorana nawe. Yesu ashaka kugira ambasaderi muzima, udapfuye, utameze nk'ikirura, nk'isega cyangwa uruhu rw'intama n'imbere. Muri icyo kintu mvuze, Yesu ashaka kugira ambasaderi muzima, ashaka kugira umuvugabutumwa udahisha ukuri, uvuga icyaha mu izina naho yakwangwa n'amahanga. Ibyahishuwe igice cya 3, amagambo nkunda cyane, ni amagambo nkunda ntarambirwa, nawe ntuyarambirwe. 3:20 mbi n'amahano, umva ikigiye kugira ambasaderi mwiza niba ubishaka. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ni Yesu uvuga. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Yesu ashaka gusangira nawe muvandimwe. Yesu ashaka gusangira nawe, umusangize ububi bwawe, agusangize ubwiza bwe. Umusangize gukiranirwa kwawe, agusangize gukiranuka kwe. Umuhe ubusa bwawe wambaye, aguhe umwambaro wo gukiranuka. Mbega urukundo rutangaje, mbega uburyo Kristo ashaka kutugira abantu badasanzwe, itorero ry'ukuri. Mu bunyantege bwawe aguhe imbaraga zo gutsinda ikibi. Muhe kutizera kwawe, aguhe kwizera kwe, kwizera kwa Kristo, maze uhinduke umuntu muzima, umukristo muzima ufite imico ya Kristo. Ibi nta handi hantu uzabigura. Ntabwo uzabigura mu itorero usengeramo, mu rusengero usengeramo. Ntabwo uzabigura kuri ya ntebe wicaramo aho ubwirirwa amatangazo ya leta. Uzabibwirwa na Kristo. Kristo gusa niwe ugiye guhindura umutima wawe. Yesu urabyemeye? Urabishaka? Kristo arakomanga, kingura musangire, yinjire musangire. Kingura imitima wawe abyirukane. Yenda nawe uri kuvuga uti nshaka gukorana n'Imana, ariko ibyo nshaka si byo nkora. Ndashaka gukora icyiza, ikibi kikaza imbere. Ndashaka gutungana ariko biri kwanga. Mbese nshaka kuba Kristo muzima, ariko birangira mbaye urumuri rwazimye, birangira mbaye itabaza ridafite amavuta. Mana ntabara. Ari yenda waburi gutabaza gutyo, Kristo araje ngagufashe. Kandi aka kanya byashoboka kari akanya kanyuma, ari ijwi ryanyuma wumvise rifatirane rikivuga. Yifata igihebeba, fata Kristo akivuga ngo ndi hafi aha ngaha. Utazamushaka atagihari, utazamushaka yararangije kugenda, yararangije kuva iruhande rw'inzu yawe, ari wo mutima wawe. Fungura umutima wawe yinjiremo, yirukana imyanda irimo, yirukana yo kwifuza kurimo, irari ririmo, gushaka ibyuhahiro birimo, ndetse no kutakira ijambo ry'Imana, no gushinga impaka ku ijambo ry'Imana. Maze aguha amahoro mu mutima, maze aguha ubutungane, maze aguhe ku buturo bwe, itorero rye rizima. Niba ubishaka, reka njye nawe dupfukame dusenga Imana. Data mwiza, Imana isumba byose, ndanezerewe cyane kandi ndishimye cyane kubw'amagambo yawe duhaye. Kandi ni ijambo ryawe rikomeye, rifite umurimo ukomeye cyane mu mitima yacu. Data, teza umutima,
turafunguye cyane data ngo winjire iwacu mu mitima yacu dusangire. Ububi bwacu bufate uduhe ubwiza bwawe. Kamere yacu ipfuye uyifate ude gukiranuka kwawe. Kandi mwami mwiza, uyu mwana w'umuhungu n'umukobwa ufukamye imbere yawe aragushaka cyane. Aratabaza yinginga cyane ngo umutabare mwami mwiza. Ashaka gutsinda kamere yamunaniye, ashaka gutsinda ikibi cyamubase, ariko data byaramunaniye kubivamo. Gusa tubonye ibyiringiro yuko uhari kandi byose ubishoboye. Ngaho mwami mwiza, ntumwirengagize, mwakire kuko utabikora ngo mwirengagize. Mufate mu biganza, musindagize, muye gutsinda iby'isi. Murinde kwifatanya n'ab'isi, muye kuvuga ijambo ryawe nk'uko riri. Avuga icyaha mu izina kandi agicyahe, kandi bwa mbere agicyahe mu mibereho ye, kandi umufashe data ndakwinginze. Twari ibyaha byose twakoze, maze dufate mu biganza dukomeze. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye twizeye, urakoze. Amen.